umwanya w'umuvugizi wa guverinoma wungirije mu Rwanda, abantu benshi bari bamaze kwiheba cyangwa bari bamaze gutekereza yuko uyu mwanya hari utakiriho cyangwa uzasimbura nyakwigendera Alain Mukurarinda atagishakishijwe cyangwa nta n'uwo bazashyiraho, ariko birangiye Uwera Jean Maurice ari we ugize amahirwe cyangwa ugiriwe ubuntu bwo kuramutswa izi nshingano. Ni muri benshi bavugwaga barimo ba Mporiki Edouard, cyane ko ejo bundi yongeye kugaragara mu ruhame, agaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye byaranavuzwe cyane. Havugwa ba Oswald Mutuyeyezu, n'abajyaga bavuga Scovia Mutesi n'abandi tutaraza kuza kugarukaho. Icyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu, ahubwo tugiye kugaruka ku bitekerezo bitandukanye byatanzwe kuri iyi nkuru ya Uwera Jean Maurice wagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. By'umwihariko ni ibitekerezo byatanzwe kuri poste ya Oswald Mutuyeyezu, uzwi nka Oswald Kim, aho bisa nkaho iyi poste ni poste yakoze ashimira uyu mugenzi we cyangwa uyu muvandimwe we mu by'itangazamakuru wahawe izi nshingano zo kumuvugizi wa guverinoma wungirije. Ariko comment ziri ahangaha rwose nakubwira yuko ari akasamutwe, ni comment zisa nkaho zibasira uyu mugabo. Mbere yuko nakira mugenzi wanjye, reka manze mbabwire yuko iyi channel yitwa Doni Dodos. Ikindi tubana buri munsi nitwa Doni Dodos n'ibisanzwe. Doni tubana kuri Doni Dodos. Reka tubane rero. Mwibuke gukora subscribe niba mutari mwabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu biza buri munsi mujye mubasha kubibona mu ba mbere. Mbere yuko nkomeza kuri poste yakozwe na Oswald ikavugisha benshi, reka mpikaze mugenzi wanjye Jera. Yego, karibu cyane. nakoze cyane. Tujye yavugisha abantu benshi. Ni inkuru y'umunyamakuru, akaba n'umusesenguzi, akaba n'umuyobozi wa radio cyangwa SKFM, akaba yari uko yagiye kwiyegurira ziriya nshingano zikomeye tubonye. Reka tubanze tunamwifurize ishya n'ihirwe, tumubwire tuti congratulation. Yego, abantu benshi rero byabatunguye, hari abo bahaga amahirwe kumusha kubera ko nyine uburyo izina rye ryari rizwi, ni n'inshingano yakwaga ntabwo byakekwaga ko yagirwa ikize kugira ngo ajye muri za nshingano, bitewe n'abantu bari bafite ijwi rigera kure, bigakekwa ko aribo bakabaye bariyo. Hari amakomenti nabonye bavuga ngo haraba ngo byagaragaye yuko gucinya inkoro. Niyo mpamvu rero nibyo abantu benshi bagiye bagarukaho nyine ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku mihanda. Nibyo abantu bagiye bagarukaho, natwe akaba icyo tuje nyine kurebera hamwe icyo bagiye bavuga. Nibyo bagarutse kuri bamwe mu bahabwaga amahirwe. Bigaragara yuko hari abavuga yuko bamwe muri abo bantu muri iyi minsi basaga nkaho bataye umurongo, kuko hari ikintu bashakaga. Bataye ubunyamwuga mu itangazamakuru. Bamwe bakabivuga kwinshi tutaraza kuzaguruka. Hari n'abantu nyine ukurikije nyine ibitekerezo kuri iyi mihanda, hari abagiye nyine bagako bavuga bati burya kuvuga cyane kuguma uwuriwe ntabwo bituma nyine utagirwa ikize. Niyo mpamvu natwe tuje no kugira ngo turebe bimwe muri byo by'ingenzi, turebe icyo abantu bagiye bavuga. Muri aba ngaba hari n'uwo nabonye avuga ngo His Excellency arabatume, nimba ati mujya kuganira na His Excellency, ati mwajya kuganira na His Excellency mukamuheza. Atariko n'usanzwe yarabibonaga akabona umuntu w'ingenzi yuko yasigaye inyuma. Ntabwo byari byatumye nyine atagirwa ikize kugira ngo aturamwe mu bandi abece mu mwanya ukomeye nk'uriya. Nyamara baba nyine bakekwaga bahabwaga amahirwe, birangira nyine bagumye ku gatebe kabo. Okay, reka twanzike rero duhere kuri uyu, tujye guhera kuri iki gitekerezo cy'uyu yitwa Geraldine kuri Twitter. Yagize ati izi nshingano wakabaye uzirabwe, yabwiyaga umunyamakuru Oscar Kim. Reka tubanze duhere kuri iyi post ariko tudatuburira abantu. Reka tubanze duhere kuri iyi post yagizwe n'umunyamakuru Oscar Kim, kuko ufite umutwe ugira uti Uwera Jean Maurice yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirijwe, asanzwe ari umuyobozi wa wungirije. asanzwe ari umuyobozi wa SKFM,
amaze imyaka irenga 14 mu mwuga w'itangazamakuru n'itumanaho. Tumwifurije ishya n'ihirwe. Iki ngicyo cyakure amarangamutima y'abantu, none iyo mpamvu natwe tugiye kwanzika ngo iyi post tebe ni iki cyatujya abantu batagira ngo iki ngiki bakagira ngo ututse unuza Oswald. Iyi post yakuruye, niyo yakuruye ibi amarangamutima nyine y'abakoresha imbuga nkoranyambaga batandukanye. None uyu nguyu Gerardine nawe yaje ahita atanga itekereza agira ati izi nshingano wakabaye uzihabwa, ariko ibyo wirirwamo ukabiraramo kuri space birakugayisha. Urumva uyu nguyu n'uwitwa Gerardine si we wenyine, aya n'uyu witwa Nkunda Mahoro. Aka kazi kari kuba akawe, ariko akarimi kawe kagaragaje ukuntu ufite low IQ, ni imitekerereze iciriritse. Nicyo bishatse kuvuga no mu Kinyarwanda. None uyu nguyu ni post, turi kuri post ya Oswald. Abantu bagenye baza gutanga ibitekerezo kuri post yashyizeho. None uyu witwa Niyonsenga ati ubundi umwanya wakagombye kuba wawe, ariko kubera ubujajwa wirirwamo ntibikunda. Anyway, congratulations to him. Babwira we Jean isi ne bahe congratulations. Ariko abantu bagiye Nyabyenda Valence nawe yarangiza ukabeshya ngo Sam Karenzi ahemba Maurice ikinyoma cya SKFM rwose sinzi uwabibeshye uwo ari we. Nabyo tuzayashaka. Uyu ngo noneho ngo ka yitwa Charlie Papa Tango niko yita kuri Twitter. Kandi iyo mwaturanyaga abo mujyana mu muhuro na His Excellency ntimwamutekerezagaho icyo nkundira umusaza abaza abantu b'abakozi. Ni ukuvuga ngo niho byandi twatangiye tuvuga ngo ntabwo abantu batekerezaga, ntabwo ari mu bantu batekerezwaga. Iyo timu cyangwa body cyangwa n'abandi bantu bategura protocol itegura abantu bajya guhura n'abantu bakomeye, ntabwo yatekerezaga uyu ntabwo yatekerezaga Uwera Jean Maurice. Yego, ariko ba bantu basaga nkaho bari mu gasongero batekerezwaga, abantu bakubiswe n'inkuba batababonye imbere. Ahangaha bishatse kuvuga yuko nimba navuga ngo His Excellency ntabwo areba nk'abantu basanzwe tuzi, ni wa muntu abantu badashobora gukinga ibitambaro mu maso ngo bashaka kumwereka bo ibyo bo bashaka ko abona, ahubwo wicyo ashaka kubona arakibona kandi akanagishyira mu bikorwa. Komeze n'ibitekerezo. Uyu rero nawe yita Dr. Innocent. Aha nikorera akazi ngewe umurozi wandoze umucaho nkabona yarabyibushye ntiyanatuma munyihera byibura na fro, ahubwo mwasoma message ubundi ngende ko yisabiraga. Aha twikomereze. Uyu ni uraho hejuru singa mugara w'intore yego. Yagize ati kabisa ni umuhanga, yagiraga ikiganiro kiryoshye kuri SKFM iyo yabaga ari kumwe na Karegeya Omar hamwe na Marishal. Ubu nta kongera kumva ikiganiro cya Wayada, n'abangaba se bagihari baracyashoboye. Yukimuka boss ati yo arambabaje igihe turi munsi igihe kiza cyo kujya kuri ya mwanya. Sinzi icyo yashaka kuvuga. Ahubwo undi yagize ati hasigaye Angeli Mutabaruka. Ubwo ne barawumusabiye. Bazamusabira uwuhe ubwo bizasaba. Okay, umwami w'Abega niko yita ati gutoragura si ukugenda wunamye ureba hasi pe, nta binazwiho byo gucinyacinya. Yanditse inka ashiraho utudomo, yashyize cyamo utudomo ashyaho inyuguti ya ara cyangwa ra. Abaketse yuko ari gucinya inkoro, ako da jambo ni inkoro ni inkoro. Naho bitari ngombwa nk'abo twumva hanze aha, ubwenge n'ubwitonzi birahagije ngo Imana ibikoreshe mu gutoranywa rwose. Usubiramo iyi ntuza tuyivugiyemo. Gutoragura si ukugenda wunamye ureba hasi. Umwami w'Abega niwe wabivuze. Yego. Gutoragura si ukugenda wunamye ureba hasi pe, nta binazwiho byo gucinyacinya inkoro, naho bitari ngombwa nk'abo twumva hanze aha, ubwenge n'ubwitonzi birahagije ngo Imana ibikoreshe mu gutoranywa rwose. Amina. Uyu ati ubu iyo uba utabaza 11 abatujyaje nubwo taryaje bagorotse reka mfe
sinzi azasobanurira. Uyu yagize ati mbabajwe nuko ntazongera kumva iyi nshuti yanjye irimo gucurika agafuka muri frontline, ariko it's very big issues kwisanga muri guverinoma aho byose ubwo ashatse kuvuga ko bicomekeye. Reka mwifurize amahirwe kandi akomeze kuba ijwi rya rubanda. Umuntu basa nkaho bari kwibasira rero yaba biwe wagiye muri izi nshingano baba bari kuvanga congratulation. Abadafite abandi bo ntabwo ibyo bati ntabwo bihe n'ingingo turimo kuvugaho. Uyu we yagize ati yakabaye ari yitwa Nshimiyimana Jean Claude. Yego. Yakabaye ari wowe bitewe n'amahirwe wabonye yo kuganira na His Excellence, ako kwirwa usingiza abakire nta wakwizera. Ariko buriya hari ikintu namaze kubona, hari ahantu umuntu akagera hejuru bigatuma batangira kugira gute kumururuka kuko azamuka cyane ku bwambure bwe ujya hanze. Niko bavuga ngo inkenduka izamuka cyane no ku bwambure bwayo bugaragara. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu benshi bibajije bananenga Oswald kigendanye n'ibibazo yabajije His Excellence ubwo bahuraga. Oswald bari bamuzi mu ishusho y'ubuvugizi yo kubariza abaturage. Ageze imbere ya perezida mukuri ahantu yicaye hariya ni ahantu abona ibiri muri sosiyete. Yari yigereyeyo. Yego. Arangije ajya kubaza umukuru w'igihugu ibintu biri aho nyine bisanzwe by'imyidagaduro. Ikipe y'umupira we bafana kandi ntiyagera umunyamakuru wa siporo. Ntiyagera umunyamakuru wa siporo niki. Ntiyagera umunyamakuru w'imyidagaduro ngo avuge ngo ni mbese ugasanga n'utuntu turi soft ibyo abantu batekerezaga yuko arababariza. Basanga birahabanye bitandukanye n'abandi banyamakuru tuzi. Nk'ubushize ntabwo wenda tugiye kubasumbanisha nawe arakora, ntabwo ari kugira ngo tumwibasire, ariko reka tujye tuvuga ibiriho. Hari nk'umunyamakuru umwe wabajije ikibazo perezida cy'umuhanda. Perezida ahita avuga ati aho hantu ni he? Mbwira aho hantu havuge mu izina. Uri kumva yuko aho hantu ubundi itangazamakuru rivuze iki? Uba ugomba kuza ukagaragaza ikibazo, uvuganira abaturage, ugaragaza ikibazo havemo igisubizo. Bifashe wa muturage, niba wa muturage avuga ati itangazamakuru yamfashije. Iyo wahuye n'umuntu ukomeye kuriya, si umukinnyi w'umupira, si umuhanzi, ujye kumubaza ngo alubumu yawe izasohoka ryari, hari abagomba kubazwa ikibazo. N'ubusanzwe kuko abanyamakuru bazenguruka ahantu hose, hari ibibazo perezida byinshi aba akeneye kumenya, akanamenya detaye kuko inzego z'ibanze iyo zimuhereza ntago zakwimenera, ntago zamuha zimuhereza amakuru zivuga yuko byose ari trebye, bimeze neza, ibintu byose rwose bisenye neza. Ariko perezida abashaka handi hari ikibazo, abashaka hahandi atabonye hijimye, abamutungire kugira ngo bamutungire torosha, bamutungire torosha ahite abona ikihisheyo, abashe kukivana. Noneho icyakumiraga iterambere ry'umuturage kivanweho, umuturage atera imbere nta nkomyi. Ahangaha rero nyine iyo watangiye ukumva ko nyine kuvuga kwibagirwa wa muturage ugatangira gushima gusa. Ntabwo perezida wa repubulika ashaka ko nyine ashaka ko tuvuga nyine ibyiza gusa. Azi neza ko ari aho u Rwanda rwageze, azi ko hari ibyiza dufite. Akaba azi ko abantu hari n'ikiganiro yigeze gukora avuga ngo wirwa urimba ngo abantu ngo baza kutwigiraho. Yiyeho ati akuye umutima uvuga ngo abanyamahanga baza kutwigiraho, mugahora muririmba ibyo. Iyo ntaga iryo jambo ryaracitse. We ashaka ko nyine byandi byagezweho nyine birindwa. Ashaka ko birindwa, mwereke none ibitaragerwaho bisigaye nabyo bikorwa kugira ngo bikorwe. Ariko wigenda usingiza byane gusa kugira ngo ugaragaze ko inyuma ubu ngubu umuhanda umeze neza. Ariko gutyo ntago aba ari na mwiza. Kandi uko mbere uyu nguyu urimo gusingiza mu miza ya mbere wenda akinja mu nshingano mu kazi abakora,
yatangiye ari wa muntu nyine ugaragaza nyine ibitagenda abaturage ko batashye turaruhutse turishimye tubonye umuvugizi tubonye kazajya tugererayo ariko kubera wenda buriya abaturage nabo bazi gusesengura cyangwa se n'abantu ni kimwe n'ubu ngubu nk'abantu badukurikira aha ngaha n'abakoresha iyi mihanda n'abantu bari kuri YouTube yacu uko usesengura ejo ugize gutya ugata umurongo ugahindura indimi batamenya wa muntu nawe hari imbeho ashaka hari imbeho ashaka nibyo dushaka guza icyo usaba baguhe icy'umuca kiguhe kuko bajya bakunda kuvuga rero niyo mpamvu ni ukuvuga ngo uko utangiye wowe uriwe mu nshinga nimba uri umunyamakuru uje kuvugira abaturage komeza ubavugire witangira guhinduka ko ufite icyo usaba ngo kubera ko nshaka guprofita zanyu twiga tuvuga abakindonye tukabatangaza mu itangazamakuru tukabavuga buri ndonke si amafaranga gusa no gusingiza umujyi ugasingiza wa mukire wandi wubatse inzu agatangira inzira y'abaturage nyamara wakabaye ahubwo umugaragaza ku nzego ziri hejuru kugira ngo ahanwe se cyangwa avaneho cya gikorwa remezo cye yubatse wa muturage wo gutsatizwa kuko cyangwa yo gushikamirwa kuko ari mugufi kuko cyatabasha kwivuganira ahubwo ugatangira kuza ugaragaza ukuntu wa muturage igikorwa remezo yashyize gifite inyungu abaturage ari igisubizo nyamara barimo kuvuga ngo kibafite igisubizo nyamara barimo bararira kuko batabasha kwigererayo kuko nawe ndimo kubwira adafite wenda umwanya wo kugaruka inyuma ngo ajye kureba ntabwo ibyo ntibiguhesha amanota tuza barimo kurutanga ku mbuga nkoranyambaga nk'ibyo turimo gusoma abantu bazi ubwenge barareba barasesengura yego wenda dusoza ibitekerezo ndi kubona hari uwitwa Clarisse yitwa Classic Man yagize ati cya kiradiyo cyacu mwanga gitanze minisitiri iyi nayo ntabwo nzi washatse kuvuga yavuze ati yitwa Nkomokomo yagize ati icyiza cyo gukora itangazamakuru warize ubu se nka wa wundi uhagarariye rwa rwego uyu mwanya bawumuha ntabwo muzi yashatse kuvuga ntabwo tumuzi ntabwo tuzi n'urwo rwego rwo ari rwo inzego ni nyinshi hano mu Rwanda abagiye nyine hari n'abamwifurije nyine imirimo myiza hari n'abandi bagiye basabirwa bagiye bavuga ngo leta yacu izi kwitegereza urumva nyine ibintu byose ni ubushishozi ni ukuvuga ngo mu buhanga nyine dufite akazi kose ugakoze ugakunze nyine nawe birangira ugororewe nk'uko kwa Uwera Jean Maurice reka dushimire abantu twabanye icyo twari turi kugaruka aka kanya ni ibitekerezo byatanzwe kuri post ya Oswald Mutuyeyezu atagira ngo hari umuntu wagize ngo twibasiye umuntu ahubwo twagarukaga ku bitekerezo byatanzwe n'ibyagiye bivugwa mu minsi yashize kandi n'abandi n'abadukurikiye baca muri comment nabo baduha ibitekerezo babibonaga bate biterwa n'iki yego baduha ibitekerezo byabo tuzanabiheraho twongera dukora ikiganiro cy'ubutaha gera wakoze cyane mwakoze nawe